uyu nda ndayaturiraho gutwita, uyu mugabo ndamwaturiraho gutera inda mu izina rya Yesu. Tera inda mu izina rya Yesu, tera inda mu izina rya Yesu, tera inda mu izina rya Yesu, tera inda mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la 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 Yesu Kristo, ni 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 jina la Yesu Kristo. Turiruka imbaraga z'abarozi, turiruka imbaraga z'abagome, turiruka imbaraga z'abapfumu, turiruka ibitavu by'Imana, ni jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Pepo katika jina la Yesu Kristo, pepo katika jina la Yesu Kristo, ni jina la Yesu Kristo. Toka Satani, ondoka, toka Satani, toka Satani, dakwiruka, toka Satani, imbaraga z'abarozi, nimurebe bimwe nababwiraga, mayido tareba bimwe nababwiraga, reba bimwe nababwiraga, nimurebe Imana yanjye ibitangaza ikora. Uyu ni Pastor Mutesi wenyine wakora ibi ngibi. Urareba ukuntu babagize, urareba iyo si imisatsi, aya si amagufwa, ibi bisobanuye ngo ntakagira amagufwa y'umwana aremerwa mu nda yawe. Uyu nta wundi mukozi w'Imana wabibona uretse ngiye Pastor Mutesi w'amavuta Imana yakoze ku maso, katika jina la Yesu Kristo.